Yes, murakoze cyane reka tubahe ikaze abadukurikiye aho muherereye hatandukanye ku isi twizere yuko meze neza twizere yuko muri amahoro twongeye kandi twaje ni kuri Blessed Family TV ndetse na Jonathan TV Show twari tumaze nka kangahe tutabana mu biganiro bitewe n'ibihe twari turimo zo kwibuka no kunamira abacu ariko uyu munsi kandi twaje dem turi kumwe hano murimo muramubona kuri kamera hanyuma kuri mic muri kumwe na Etienne Mutabazi dem amakuru turashima Imana meze neza turaho kutifubitse kandi harakayo ndumva ahubwo icyo yakinyishe icyokere abantu mubyibushe cyane mwebwe ntimuzamwumva imbeho wapa ahubwo ntinyabura n'imbeho nta nubwo nkunda ibintu by'imbeho buriya igihe ubonye ntameze neza kuko ari igihe cy'imbeho kubera ko nagiye mba ahantu h'umushasha cyane rero ikintu cy'ubushuhe nicyo nagiye mbamo noneho imbeho ntago nza nkorana nayo kandi meze nabi ariko uko biri rwose ukurikije amatariki ni nkaho irimo igenda ishira kiragenda ishira wenda mu minsi mike izuba riraba ryatse kandi n'izuba rya Nairobi nayo ryatsegariza rizarishe gusa imbeho yahani zitera nk'umusonga nico kibazo cayo ariko nta gikaze kurangura akaze kurushiyo ku ndondo gusa yahani zitera indwara iyo ku ndondo izayumvikana igatuma n'umuntu akayura yego ukaza wumva nyine ariko iyaha ushobora kutayumva ariko ikakwinjira mu mubiri izayinjira mu mubiri bwaca ngo cyane meze neza ariko nawe hari bitumeze neza turashima Imana duheruka hano turimo tubwira abakunzi bacu tubatumira muri concert ya Israel Mbonyi si byiza yuko tugaruka kandi tukababwira uko byagenze cyane hari amakuru menshi cyane ajanye na concert turatangira ku kantu gatoya uribuka abantu bitabiriye concert duhere ku bagiye kumuteka yego wabonye uburyo ko Mbonyi bagiye kumutega kuri airport Mbonyi bagiye kumutega nk'umwami buriya buryo wari ubwiteze cyangwa nawe zaragutunguye byarantunguye cyane mu buryo nta byari birenze kamera zigera mu 100 zaje gutega Mbonyi zose ziyaye zimutungaho wareba n'abantu baje kumwakira bimvange abantu bose harimo abantu biyubashe baririmbye abantu biyubashe abastari tuzi hano no kubabona natwe honyine biza bitugora ndetse bamwe ni n'abashumba ni n'abapasteri babaye abapasteri barabaririmbye ariko babaha ubu nyine n'abashumba bayoboye amatorero urumva abantu nk'abo bafite amatitre yuko ari abastari mu kuririmba muri gospel bazwi cyane hano muri Nairobi bakagira ko kandi nanone ari n'abashumba ubu nyine n'abapasteri so urumva ivyo byose wareba ngo bagiye kwakira Mbonyi ntago nje nabiteganyaga kuriya numvaga ko kamera niziba nyinshi ni nk'icumi canke 20 ariko amateleviziyo menshi ndetse wanabonye n'uburyo amateleviziyo menshi yagiye amukoresha ama interview kandi amateleviziyo azwi urumva oya biragaragara yuko Mbonyi koko yaje muri Kenya yarakenewe uhereye ku buryo bamwakiriye ugakomeza iyi minsi yamaze mbere yuko concert iba uburyo yagiye abonana n'abantu mu byiciro bigiye bitandukanye abantu bamugaragariza uburyo kiba mukunda ni ibintu kabisa byagaragaye yuko Mbonyi yaje hano akenewe ariko uko tugenda tuganira hari uburyo bavuga yuko abastari ba hano abahanzi bo muri gospel isanzwe ya Kenya hari uburyo bashobora kuba ngo bira bintu batarabyumvise neza bitewe n'uburyo abanyakenya bagaragaje ko bakunze Mbonyi cyane bita bisa nkaho industry yabo hano isa nk'idakomeye cyane bagize jalousie nkako noneho ibi bintu bijya binyibutsa reka wenda mvuge ku muhanzi nka Kidumu niyo mpamvu nkubwira ngo bino bintu bitameze ukuntu umuhanzi Kidumu bigeze ku musore urabona ino ndirimbo bazavuga ngo Fimbo Chapa ni Kidumu ni Kidumu bayihimbiye kubera ko yageze hano arahitinga atwara ibikombe agira gute babona ko ari umuntu udasanzwe abahanzi ba hano bagira ishari ku buryo na Safaricom n'igihembo hamwe na Safaricom bari igihembo n'amafaranga menshi abatipe bamugira ishari baravuga ati wewe hano si iwanyu Fimbo Chapa utachapwa hano uzobona igitangaza donc nuko bamugirisha so birashoboka ko bano batipe sometime bagira akantu k'akajalousie
ko kumva ko umuntu kandi ntiyaraje gutura hano, yaraje aje guperforminga kuririmba ikiraka agasubirayo, ariko wumve ko batabyumvise neza kubera ko uburyo bamwakiriye bumvaga ko atari ko bigomba kumera. Erega wawa none se ku ruhande rumwe birasa nk'ibyo kumvikana uburyo ki basanganwe nabo hano basanzwe hano abaturage batabagaragariza urukundo bene urwo, ariko Mbonyi yashika bakaba bamwakiriye nk'umuntu udasanzwe. Wareba mu makomantere y'ama interview bagiye bamukoresha usanga barimo bamwumvisha uburyo ki yogira icyo afasha industry ya gospel hano, akabafashiriza abahanzi kandi nyamarwe kureba ba bantu bari kubwira Mbonyi ngo abafashe n'abantu bari hejuru cyane baba star cyane. Yego bigiye gusanga ya nkuru ya wa mwana w'ikirara mwana w'ikirara mukuru we ngo yaraje ati ni gute mwita kuri murumuna wanje kundusha wahombeje ibintu nubwo Mbonyi we wenda atari umwana w'ikirara, njewe dusanganywe hano ibi bintu wamukorera ko njewe mutarabinkorera. Urebye neza buriya ariko kandi amakosa saya Mbonyi cyangwa saya abantu bakunda Mbonyi b'abanyakenya, amakosa ntawo tuyashinja. Nibagende basenge bagira amavuta, bahimba indirimbo nk'iza donc zifite amavuta zikurura imitima yabo. Ico gihe nibabikora abaturage umuturage cyangwa se umuntu ntagakunda umuntu kubera ko yamubonye mu maso areba gusa ko yamushimishije. Nubangi ivyo Mbonyi yatanze, ubutumwa bwiwe yatanze mu ndirimbo ze, kalite z'indirimbo ze yahimbye uburyo zimeze neza, umuziki wabo n'ibiki byose birimo, nukuvuga ngo byatumye bano bantu bamukunda, bamare kumukunda bituma bashaka no kumuzana ngo noneho bamubone. Rero ico sikosa ry'abaturage kubera ko bakoze Mbonyi, ahubwo mwebwe mwabastari mwe mushobora kuba mwarakoresheje ubundi buryo, ndetse nimba byibuka ama interview yagiye avugwa bage babaza bari ya ma interview umva ngo se ngo indirimbo zanyu ni za makik. Yes, hari uburyo mwese mubona ko indirimbo zazamuka mu buryo bwa kiki ni nka giti mbese yo mu Rwanda. Urabibona mu Rwanda ariko navuga ngo giti batanzemo ka giti nk'umuntu wabaye umunyamakuru burabizi cyane, abahanzi batanga ka giti kugira ngo babashe kuzamuka. Urumva rero ariko iwe ntaco yakoze, nta mafaranga yatanze kugira ngo afate Nairobi cyangwa Kenya cyangwa Tanzania, ahubwo imbaraga z'indirimbo ze nizo zamuhaye. Nose kubambwira ngo ubu nyine nk'ukuntu urabizi nawe cyenda mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge kwanza wenda n'abandi, uburyo dufata abazulu ntaco baduhaye ngo dukunda aba South Africa, ku buryo n'ubu usanga abanyamurenge uburyo turirimba tuba twisanisha n'abazulu, ntaco batanze, ahubwo indirimbo zabo ziri powerful, zifite imbaraga, ziri emotionnel, zigatuma twebwe dukunda bari abantu n'ibyabo byose, kandi ntituziranye ntitubazi ni kuri. Donc ni mu bwo buryo sasa na Mbonyi aba yakoze bituma n'abanyakenya bamukunda. Rero bano bantu bagize jalousie ndumva nyine bagende basenge. Nibyo kweli. Bagende basenge. Hanyuma reka wenda tugere ku gitaramo nyirizi. Concert yari concert nziza mu byukuri, nubwo uburyo ki abantu bari biteze ko igomba kwitabirwa cyane. Yego yaritabiriwe ariko ntibizageze kuri ca kigero cyo hejuru. Yego. Hanyuma bigize bitya bivugwa yuko Mbonyi agomba kugera kuri stage saa 10. Hanyuma Mbonyi aza kugera kuri stage saa 2 ziburaho iminota mike cyane. Ubwo ni nka saa 2. Bimeze bite? Urabona kwanza wenda twirukanke gatoya banza turebe nk'inyuma gatoya. Wabonye ama interview yagiye akora meza cyane. Wibuke none wabonye nko muri Churchill. Nimba witegereje muri Churchill urebye abantu barimo, harimo n'abantu b'abastari n'abantu bakomeye bari baje kumureba muri Churchill. Churchill wabonaga ko noneho
ari ibintu bidasanzwe noneho n'akaruru kari karimo zagezaho uriya mutipe kubera gusetsa akavuga ati ibi ni ibisa ko nta wundi muntu uraza ngo muze muguma kuvuza induru kandi gitangaje cyakira imenyerewe kuba ari abakomediye batarama hariya noneho kumva umuhanzi wa gospel noneho bakazavuza akaruru ukabona baramwishimiye aribyo ngiye kukubwira kwanza mbere yuko tuja mu buryo nshaka kuvuga sasa bimwe navuze mu igitaramo kitaraba dukora ikiganiro ndakuvuga ngo umunyakenya ashobora gutanga amafaranga akakubwira nje sinzaza muri konseri yawe ngaya amafaranga cyangwa ndishurira abantu bangahe baze muri konseri akigendera muri activities ziwe kandi agukunda akakubwira ngo ndagukunda akigendera mu kubera ko twari tuzi uburyo nabonye uburyo bamwakenda ndavuga ati iriya stade igomba kuzura wareba uburyo ama interview yagiye akora n'ahantu yagiye agera ukavuga ati zanze bikunze stade iruzura ariko warabibonye bo yaritabiriwe ntitubihakana ariko uburyo twatekereje uburyo yakiriwe n'uburyo twatekerezaga zanga bikunda twavuga ngo stade iruzura ariko wabonye ko hejuru hari vide hasi niho hari hasa nkahuzuye naho atari hose sibyo I think nimba hari abantu wenda nk'umubare dushobora kuvuga ni nk'abantu nk'ibihumbi 5 cyangwa 7 gutyo wenda ni ukugeneraliza ariko nibyo nkubwira ngo umunyakenya ashobora kukwereka ko agukunze nje maze kubabamo cyane ariko ntaze mu gikorwa cyawe cyangwa akagutera inkuru akaba ari nayo mpamvu se bano bahanzi b'abastari hano tuzi batitabiriye cyangwa ni kakandi wavuze mbere abahanzi wenda bo bashobora kuba ari uburyo bw'akajaruzi ariko nk'abandi baturage basanzwe twari tuzi ko abaturage bari buza ari benshi kuko Nairobi twibuke ko Nairobi abaturage bayituyemo ni benshi cyane abasenga mu makanisa ni benshi ariko wabonye ku cyumweru iriya kanisa ni sitamu ni ndagira nk'iryo hari huzuye ni sitamu yari yuzuye n'abandi ndaga bari bavuye mu yandi makanisa kwa kwenda yari free nubwo yanimye uturimbo tungaye ko hari free sivyo ariko donc niko kwabo niko baremye nje maze kubamenya niko baremye ari naco rero tubona ko impamvu nkuko warubikojejeho konseri ubundi mbonye ari gutangira kuri mbafi saa 10 wenda natinze nka saa 11 ariko yaje kuririmba hafi saa 2 zibure iminota nk'icumi ndagira ngo nibwo yatangiye nibwo yagiye kuri stage bivugwa ko yabanje gutindaho kubera ko hari bimwe na bimwe batari buzuzanya ngo barangizanye ibyo byose ndatekereza ko ari mu buryo bw'amakashi akenshi hari gihe batangira bakakohereza wenda nka avance nkuko bisanzwe ayandi nuja guperforminga tuzayaguha bigatuma rero bavuga ati muhanze murangiza kuko aba banyagihugu ukuntu bateye bano banyakenya reka mbivuge gutyo iyo buriya murangizanyije ashobora kugucika kanigenda ntiwamubona ntago ari imfura murarangizanya nigeze kuja ahantu gucuranga ari kuri bonane kurangiza umwaka arambwira ngo ndaje nyakohereza urira uba birangiye kugeza n'ubu nyine amafaranga nabo twari twajanye twarambu kugeza ubu nyine no kuvuga ngo nta ikintu cy'ubufura ntibakigira kuryo rero ahubwo nuwamugira inama yarakoze yagize neza kugira ngo avuga ati mutanyishuye sinjya kuri stage ariko rero urumva byanze bikunze ndumva ariyo mpamvu byatinze yuko aja kuririmba kubera ko hari bimwe muzo bari bumvikanye batari bujuje ubwo rero yagiye kuririmba ariko babyuje niyo mpamvu habayeho nko gutinda reka nubundi mbonye tumushimire nubwo habayeho utwo tuntu nko kuba harabayeho gutinda bikaba bivugwa nyine yuko hari utuntu tujanye n'amafaranga bari batarasoza kandi baragombaga kubisoza mbere yuko aririmba byanatumye ko hari n'abayobozi bari bitabiriye igitaramo bagenda ataratangira kuririmba kuko byari bisa nkaho byarambiranye n'abari muri salle hahandi bari batangiye kuvugiriza induru ba MC ariko yaje kuza arakora kandi ibintu biba byiza kurushaho byiza rwose kuko wabonaga ikigaragaza ko umuntu akunzwe n'uburyo haririmba
iya haririmba indirimbo ze zikunzwe ntibaza batumuririmba yazatangira uzutera akantu gatangira public ikaba bonyine bakakira bigaragaza yuko uriya mutipe akunzwe kandi n'abantu bazi indirimbo ze kandi wabonye yagiye mixa indirimbo z'ikinyarwanda n'igiswahili zose yagiye azimixa so bivuga ngo mbonye rwose ya performance neza kurya si ngombwa ngo abantu baravuga ngo ntiyaririmbye yararirimbye impamvu iburi nawe ubibonye ukabona abantu baje bakwitabire nibo bahabaririmba urabareka bakaririmba kugira ngo bigaragaze koko indirimbo zawe usangira igitaramo cyane rwose niko kwisa kandi yaje no kugira uriya mutipe afite amavuta y'Imana yaje kugenda agira umwanya nyuma nabonye yarasuye abayobozi batandukanye ngo babonye amafoto bari bapostinze ari kumwe na madame vice president Gashagwa biragaragara yuko afite favor y'Imana arakunzwe kandi iyo ntibayimuzize nuko n'ukwana nyine abandi nabo bashaka kuba bamera nkawe nibaje ku mavi basenge favor y'Imana itayifutura yaka kono kuri idafite igikundiro nubona abantu batagukunze nutihagararaho uzagenda usenge ibasenge kandi bakore cyane ukukora cyane niko ibintu birushaho kuba byiza muri iyi weekend ari mu gihugu cy'Ubugande reka tumwifurize gukomeza kugira ama concert meza cyane rwose Imana ikomeze inezeza imitima y'abakunzi cyane biwe bose hanyuma ndagira ngo tube dusoreje hano dushimire abakunzi bacu badukurikira kandi nkuko twabibabwiye mu by'ukuri twagarutse kandi concert yagenze neza turabishimira Imana turashima n'abayiteguye n'ubundi n'abandi bahanzi bakomereza aho ngaho cyane wowe utarakora subscribe twagiye kora subscribe please hanyuma ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi kuri Mike mwari kumwe na Etienne Mutabazi murakoze cyane